Kiliziya Gatolika niyobora Kongo. Byaremejwe kandi bifite ibimenyetso ko Kiliziya Gatolika iyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ushobora kubikekeranya, nyamara isi yose yumiwe ubwo Cardinal Joseph Albert Malula wari Archbishop wa Kinshasa akaba n'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateruraga agira ati: "Mwumve mbabwire rero, Kiliziya Gatolika niyo leta nayo ikaba Kiliziya Gatolika." Akadomo. Aya magambo yavuzwe na Cardinal Joseph Albert Malula niyo yatumye umu anthropologist Almiquist Arden yandika igitabo yasohoye mu 1994 akita The Roman Catholic Church, maze muri edition yacyo yise Zaire ku rupapuro rw'112 kugeza ku 116 avuga yeruye ko Kiliziya Gatolika ariyo yagiye ibinyuma ya buri gikorwa hafi ya cyose cyabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabisobanuye avuga ko Kiliziya ifite akaboko mu bintu byose by'ingenzi muri iki gihugu. Ati Kiliziya Gatolika ni igenzura ibijyanye n'uburezi hafi ya byose muri Kongo, ku buryo 60% by'amashuri yose abarizwa muri iki gihugu cyane cyane abanza ari aya Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika nifite ibitaro bitabarika hirya no hino, yewe na za diocese zitunze ibikorwa remezo birimo inzuri z'ubugari butubutse, ukongeraho n'ibigo binini bicuruza ibikoresho by'ubukorikori bicuze mu mabuye y'imboneka rimwe, imbaho zitabarizwa handi ku isi n'ibindi nyaburanga bishamazi isi yose. Izindi muguke muri politike ya Kongo nka Professor Michael Schasselberg, umwarimu wa politike muri kaminuza ya Wisconsin, hamwe n'inyandiko ye nk'iyo yise Politics and Class in Zaire n'indi yise Dialectics of Oppression in Zaire, hose yahamije ko ushaka kumenya ukuri kw'ibijya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabibaza bihaye Imana ba Kiliziya Gatolika, kuko byose byatangiye babireba banabigiramo uruhare guhera mu gihe cy'ubukoro n'ubwo Kongo yari iri mu minwe y'umwami Leopold wa kabiri kuva mu 1885 kugeza mu 1908, gukomeza Kongo yiswe Mbirigi mu 1960 bw'iki gihugu cyabonaga ubwigenge, maze ababirigi bakirukanwa, ariko Kiliziya ikagumaho byose bikurikirana. Ngo Kiliziya muri Kongo irareba, ikitegereza neza, igakora bucece nta numenye bibaye. Professor Michael yanditse ko mu gihe ibindi byose byasenyutse muri iki gihugu, ariko ngo Kiliziya Gatolika ni rwo rwego ruzima rwahozeho rukurikirana ibibera byose muri Kongo, bityo ngo umwanzuro wose wo gushakira amahoro no gushyira ibintu ku murongo muri iki gihugu bigomba kugirwamo uruhare n'iyi Kiliziya. Ibyo nabyira bishoboye, ariko utinye Kiliziya muri Kongo yagize uruhare mu gukora Mobutu. Utinye kandi iyi Kiliziya yatumiye abayoboke bayo n'inshuti zayo tariki ya 4 z'ukwa 12 2022, maze biroha mu mihanda mu myigaragambyo ya politike yo kwamagana ikiswe balkanisation du Congo. Niyo mpamvu iki kiganiro kirarangira umenye neza uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu bibazo byose bya Kongo, cyane ko hari abatekereza ko ibishatse yakoresha imbaraga ifite igashyira ibintu ku murongo muri iki gihugu, naho abandi bagatekereza ko yihisha inyuma y'ibitari byiza bikorwa na leta ya Kinshasa, kuko yabaye nk'umwiru mukuru ugena umwami ugomba kwima, nubwo ngo ibikoramo amafuti nk'agashamura ka Rukangira shyamba watwaraga ubwiru bw'u Rwanda ku ngoma ya Musinga. Uyu ngo yanze gukomera ku murimo atezuka ku muhamagaro, bituma abazungu bamucishamo ijisho, maze mu 1925 bamwirukana mu Rwanda ajya kwangarira i Burundi. Hasigara insigamigani mu Rwanda igira iti yaragashize nka gashamura. Ngo Kiliziya nayo yaragashize muri Kongo. Iyo usuzumye umubano wa Kiliziya Gatolika n'igihugu cya Kongo, usanga bimaranye imyaka irengaho 530, ikaba imwe muri Kiliziya zishaje muri Afurika, nk'uko byemezwa na Lisa Zengalini, umwanditsi wa Vatican News. Uyu yanditse ko Ubukatolika bwatangiye muri Kongo mu mwaka wa 1491, ubwo umwami w'ubwami bwa Kongo witwaga Nzinga Nkuu yemeraga kwakira imyemerere ndetse akabatizwa akitwa Joao wa mbere. Ibyo yabikorewe n'abazungu b'abanyaportugali. Undi mwami wakurikiyeho witwa Nzinga Mbemba nawe yarabatijwe yitwa Alfonso wa mbere, kandi ubwami bwe abutura Kristo wa Kiliziya, nk'uko Nkubito y'Imanzi Mutara wa gatatu Rudahigwa yagabiye u Rwanda Kristo umwami ku ya 16 Ukwakira 1946. Igisa n'ubugome buganje n'urugomo rwo kwivanga muri politike bwa Kiliziya Gatolika muri Kongo bitangirira ku mwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi. Uyu mwami kuva mu kinyejana cya 19 hagati yakiriye amakuru y'uko Kongo yibitseho ubutunzi bw'igitangaza, bituma yohereza abashakashatsi n'abandi bari kumufasha kwiba ubwo butunzi. Bamwe mu bo yohereje ni abamisiyoneri Gatolika, maze mu 1883 bandikira u Rwandiko rukubiyemo amabwiriza y'uko batajyanwe muri Kongo no kwigisha ijambo ry'Imana, kuko n'abakongomani basanzwe bazi Imana zabo. Abasobanuriye neza ko batajyanwe n'imiteto cyangwa gufikinata, ahubwo ko bagomba kumenya ubwenge bwo gusahura bigisha abakongomani ko nta mukiri uzerekeza mu ijuru, bityo ko batagomba kurwanira zahabu, diyama n'indi mitungo. Yongera kubibutsa ko bajyanwe no gutegurira inzira abakoroni azaboherereza, bityo ko bagomba kwigisha abakongomani ko abazungu ari abanyacyubahiro badakwiye gusuzugurwa bibaho. Mu 1884 kugeza 1885 mu nama y'i Berlin, Leopold yaratsembye avuga ko nta muntu uzakora kuri Kongo yivumburiye, ndetse yerekana n'ibimenyetso by'uko yohereje abamisiyoneri bamaze no gushyira ibintu ku murongo, maze kugira ngo amahoro ahinde bafata iyo Kongo bayiha Leopold wa kabiri ngo ayikoreshe icyo ashaka.
Kuva mu 1885 kugeza 1908 Kongo yitwaga Congo Free State nk'umutungo wa Leopold. Muri iki gihe abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika bamufashije kwigisha abakongomani nk'uko yari yabibatumye. Byemezwa ko abakongomani bigishijwe ko imikufi ya zahabu na diama ari ibya shitani, bityo ko ababifite bose bazajya babishyira abapadiri kugira ngo bizajye bijugunywa kure cyane aho bitazateza ikibazo. Mu gihe Kongo yitwaga Free State, abakongomani benshi bahuye n'uruva gusenya kuko wanze kuyoboka idini no gukurikiza amategeko ya Leopold n'abamisiyoneri yaciwe amaboko, abandi bamburwa ubuzima. Kugezana n'ubu guhakana uruhare rw'abamisiyoneri mu bugome nk'ubu ni ikintu abanyamateka bose barwanyije. Bigeze mu 1908 umwami Leopold wa kabiri yasaga nk'aho amaze kwikuriramo icyacumi cye, maze igihugu cya Kongo agishyikiriza leta y'igihugu cye ngo ababirigi bandi nabo barebe uko bigenza, bituma kuva mu 1909 kugeza mu 1960 Kongo yitwa Mbirigi. Nubwo umwami Leopold yaragiye, idini Gatolika ryo ryasigaye aho ryerekera ubuyobozi bw'ababirigi uko bagomba gukoroniza. Ubwo nabo bifatanyiriza gukorera Kongo ibitari byiza, abakongomani bajugunywa mu buretwa n'akazi k'ingorabahizi kaherekezwaga n'ibibando. Gusa bamwe muri bo nka Patrice Emery Lumumba baza kubyinubira, baranabirwanya kugeza mu 1960 Kongo Mbirigi ibonye ubwigenge, maze ababirigi bataha iwabo. Kongo Mbirigi ihita yitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ariko iryo jambo guharanira muri Democratic Republic of Congo cyangwa Republique Democratique du Congo ntaho guharanira bigaragara. Nubwo ababirigi batashye, Kiliziya Gatolika nk'idini rikuru basigaye bakorana bya hafi na leta ya Kongo kandi bakomeza kwagura ibikorwa byabo ku buryo bimukiye mu bikorwa remezo, kandi kugeza uyu munsi Kiliziya iraho iremye kandi byabaye byose kuri Kongo nk'uko tubyumvise. Buri kimwe cyabaye bakireba kandi bakigiramo uruhare nubwo rutaziguye cyangwa batarwemera. Nubwo Kiliziya Gatolika yakomeje guhakana ko nta bihuriye n'ibibazo bya politike ya Kongo, nyamara ibimenyetso n'ibiyishinja bikomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Nk'ubwo duhereye mu bihe abakongomani bose bibuka, twahita tubona nta gushidikanya ko Kiliziya yagize uruhare rwo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe mu gukuraho Mobutu. Ibi Kiliziya yabikoze bucece, bifatanyamo n'amahanga, ariko uruhare rwayo rugirwa ubwiru. Aho gahita wibaza icyo Mobutu yaba yarapfuye na Kiliziya Gatolika kugeza yimugambanira. Ibi tubyumve twitonze gutyo. Mu bushyinguro bw'inyandiko z'ikinyamakuru rurangira nacyo muri Leta Zunze za Amerika cyitwa The New York Times, hashyinguyemo imwe mu nyandiko zabo z'agaciro nk'iyitwa Mobutu Gives an Ultimatum to Catholics, yanditswe tariki ya 8 Werurwe 1972. Muri iyi nyandiko havugwamo ko ku munsi nk'uwo muri Zaire hacitse igikuba ubwo perezida w'igihugu Mobutu yandikiraga ibaruwa yitwa Ultimatum abayobozi ba Kiliziya mu gihugu cye. Ubundi baruwa ya Ultimatum ni ibaruwa iri mu bwoko bw'iziteye ubwoba ku isi, kuko yandikirwa igihugu, umutwe cyangwa umuntu uhabwa gasopo ya nyuma, ndetse agasabwa kubahiriza bitarenze igihe runaka ibyo yasabwe byose muri iyo nyandiko. Iyo birenzeho inshuro nyinshi, iyo ari ibihugu bihita ako kanya bijya mu ntambara yeruye. Abazi by'amateka bazi Ultimatum yandikiwe igihugu cya Serbia nyuma y'urupfu rw'igikomangoma Francis Ferdinand tariki ya 28 Kamena 1914. Icyo gihe Serbia yanze kubahiriza ibyari bikubiye muri Ultimatum ya Austria-Hongria, maze bitangiza intambara yiswe ya mbere y'isi. Ibaruwa nk'iyi rero niyo Mobutu yandikiye abayobozi ba Kiliziya mu gihugu yari ayoboye, ababwira ko bagomba gukurikiza ku gahato politike ye. Yari yarise authenticité cyangwa africanisation. Yabasabye gukurikiza iyi politike, bakwanga agahita birukana mu gihugu cye, abanje gufunga ibikorwa remezo byabo ndetse no guta muri yomba abasenyeri n'abapadiri bose. Ubundi africanisation Mobutu yabategekaga gukurikiza yasabaga abapadiri kudahirahira bongera kwita umunyekongo izina ry'igikristo ngo John, Thomas n'ibindi nk'ibyo. Muri politike ya Mobutu yifuzaga ko abakongomani bagomba kuzajya babatizwa gakondo nk'ayitwa Ushindi ndetse n'ayandi. Ibyo nawe yabitanzeho urugero, abanza gufata amazina yarayihindura. We yarasanzwe yitwa Joseph Désiré Mobutu, maze ayo mazina abanza kuyakuraho yiyita Mobutu Sese Seko kuko ngendo wa Zabanga. Birumvikana ko nta zina ry'Ikristo na rimwe riri muri ayo yose tumaze kuvuga. Mukongera kubishimangira yafashe izina ry'igihugu ararihindura, kuko igihugu cyitwaga Democratic Republic of Congo ariko akita Zaire, umurwa mukuru witwaga Leopoldville awita Kinshasa. Sibyo gusa, ahubwo inzuzi, amashyamba n'ahantu hose yari afite amazina ya Gikristo, yategetse ko habatizwa amazina gakondo ya Kinyafurika. Ibyo yarabikoze kugeza no kuvuga ko ibintu byo kwambara amakoti y'ubwishongozi ukarenzaho karavate atabishaka muri Zaire. Iyo Ultimatum no gutegeka Kiliziya kudahirahira yongera kwita abana amazina ya kizungu nibyo byatangije guhangana hagati ya Mobutu na Kiliziya. Kuva ubwo batangira guhigana. Uyu mugabo nawe yarakomeje, kuko yahise afata Cardinal Joseph Albert Malula wayoboraga Kiliziya Gatolika muri Kongo, maze aramwirukana. Muri za nyandiko za The New York Times bavuga ko uyu mukardinali yahuye n'uruva gusenya hafi kubura amagara biturutse ku kugerageza gupinga no kubuza abakristo kutubaha africanisation ya Mobutu. Ibyo byose byatumye inzego zibanga za Kiliziya Gatolika ku isi zimanuka.
ngo zimenye icyo Mobutu yashakaga kuri Kiliziya, maze batangira kumufatira ibihano birimo kumuteranya n'ibihugu Kiliziya yari ifitemo ijambo. Ibyo nabyo byongeye kurakaza Mobutu. Uwamwanditse Alchemist Arden muri cya gitabo twabonye abigarukaho yemeza ko Mobutu yahise ategeka ko noneho amashuri y'Abagatolika agenzurwa, ahantu hamanitse ibintu by'imisaraba n'amafoto ya Papa bigahita bihubuzwaho. Ako kanya kibivuga bigasimbuzwa ifoto ye bwite. Ibyo byakozwe no ku bindi bikorwa remezo bya Kiliziya nk'ibitaro n'inzu z'abihaye Imana, maze ibyo byose abihaye Imana babyamagana bahakana ko batazabikora keretse Mobutu nabicira kubamara. Icyo yakoze nawe nta kindi kitari uguhita bambura amashuri n'ibyo bikorwa byose abyita ibya leta ya Kongo n'abakongomani, maze ubabaye akajya kurega i Roma. Guhangana na Kiliziya byarakomeje, maze mu myaka yakurikiyeho Mobutu aza kubona ko Kiliziya ifite imbaraga atigeze amenya, kuko nawe ntiyamenye uko babikoze, maze abona ubukungu bwa Zaire buri kurindimuka, amafaranga arahomba, amabuye y'agaciro nka kopa bitangira kubura abaguzi, mbega ibintu byose bimubana bibi. Bigeze mu 1976 Mobutu yongeye gusubiza amashuri Kiliziya Gatolika, ndetse yemera ko noneho abakongomani bongera kwiga amasomo ya religion, iri ni iyobokadini, ariko babyitaga iyobokamana gusa ntiyakomoye byose, kuko africanization ye yakomeje kujya mbere. Ibi byaje gutuma mu 1980 Papa Yohani Paulo wa kabiri yigira kureba Mobutu bwe kugira ngo babiganireho, gusa bisa n'ibyananiranye, yongera gusubirayo mu 1985. Bibi gitangaza kubona Papa asura igihugu kimwe cya Afrika inshuro irenga imwe mu gihe gito gutyo. Nubwo Papa yahuraga na Mobutu bisa nkaho ntacyo byatanze, kuko kwishongora kuri Kiliziya, imigenzo yayo n'imigirire yitaga idahwitse byarakomeje, ariko nawe ibye bihita bitangira kuzamo rwa gatorogo, kuko amahanga yose yatangiye kumwamagana. Amerika n'izindi nshuti ze zirimo Abafaransa bamukuraho amaboko mu 1990, ahubwo banamutegeka kuzana amashyaka menshi. Icyo kibi kimenyetso ko yagiye kera kubusa. Ibyo byakurikiwe no kwishyira hamwe kw'amahanga arimo u Rwanda, Uganda, Eritrea na Ethiopia, maze bashyigikira Laurent Désiré Kabila, barwanya Mobutu kugeza mu 1997 yirukanwe ku butegetsi. Nubwo nta hantu Kiliziya igaragara mu kurwanya Mobutu, ariko birazwi ko biturutse ku makimbirane bari bafitanye ngo Kiliziya yafashije mu ibanga bamurwanyije bose. Kiliziya kandi yongeye kugaragaza ko idashaka Mobutu mu myaka y'1975 n'77 kugeza 78, aho banditse amabaruwa menshi anenga ku mugaragaro leta ye, yewe ntibatinye kumushinja igitugu, ruswa no kwivuna bihaye kutumva ibintu kimwe nawe, ahereye kuri Kiliziya n'abayo. Ibi ariko baza kubihagarika ubwo bamwe mu basenyeri batangiraga kwibasirwa n'abasirikare ba Mobutu, gusa bikaba ikimenyetso cyo kutumvikana cyavuye mu ruhame kikimukira mu bwiru n'ubundi buzwi ko butabura muri Kiliziya Gatolika. Nyuma yuko Mobutu rero aviriye ku butegetsi we na africanization ye, Kiliziya Gatolika muri Kongo yatangiye kwisanzura kandi yinjira byanya byo muri politike ya Kongo, ku buryo rimwe na rimwe igitangaza amakuru y'ubutasi ari ku rwego rutagize undi wese waba bifiteho amakuru. Nk'ubwo kuva M23 yakwadukana ibitero bishya, Kiliziya Gatolika muri Kongo yatangaje amakuru isi yose iratungurwa. Nk'ubwo mu kwa 12 k'umwaka wa 2022 iyi Kiliziya yaburiye leta ya Kongo kurya imenge, kuko ngo amahanga ashaka gukorera balkanization Kongo. Balkanization ni uburyo igihugu kinini gicibwamo ibihugu byinshi, ariko bigakorwa atari ku bushake bwite bw'igihugu cyangwa ubwumvikane bw'abagituye, ahubwo bigakorwa biturutse ku bugambanyi mpuzamahanga nk'ubwakorewe Yugoslavia mu mpera z'ikinyejana cya 20. Uwo muburo wa Kiliziya Gatolika wakurikiwe n'urugendo rwa Papa Francis muri Kongo kuva tariki ya 31 z'ukwa mbere kugeza ku itariki ya 3 Gashyantare 2023, maze aganira byimbitse na Perezida wa Kongo, kandi Papa agaragaza ko yikomye abateza amahane bose muri Kongo. Icyongeye gutungurana nuko washize icyumweru kimwe Papa avuye muri Kongo, inama nkuru y'abepiskopi muri Kongo yamwandikiye ibaruwa imubwira ko hari umugambi bise cynical plan ufitwe n'ingabo z'amahanga, ibigo by'ubucuruzi n'abandi bagambanyi karahabutaka, ngo muri uyu mugambi igihugu cya Kongo kikaba kigiye gucibwamo ibihugu byinshi. Iyi nama y'abepiskopi yasabaga Perezida kugira icyo akora mu maguru mashya. Umunyamakuru Ngala Kilian Chimton wa Crux yasohoye inkuru avuga ko abihaye Imana banamenyeshe ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba nazo ziri guteza ibibazo aho kubikemura, maze nazo ziratabarizwa kuko ngo ziri mu mugambi mubisha wo guhemukira Kongo. Aya makuru ya Kiliziya Gatolika yo kwivanga muri politike ya Kongo yagiye agira ingaruka zitabarika, zirimo nk'imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ingabo za East African Community, kwamagana igihugu cy'u Rwanda na MONUSCO, maze bigasiga hari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahohotewe, amaduka arasahurwa, ibintu bikomeza kuzambagurika muri Kongo biturutse kuri Kiliziya Gatolika.
Iyo harebwa uburyo Kiliziya Gatolika yivanga muri politike ya Kongo, abahanga bahita bashyira mu majwi ikintu bita The National Episcopal Conference of Congo. Iyi ni inama nkuru y'igihugu ihuza abepiskopi ba Kongo, igacurirwamo imigambi ya politike zo guhuza ibikorwa bya Kiliziya n'ibya leta, kwerekeza ibintu aho babishaka no gutanga imyanzuro ntakuka y'ibigomba gukorwa mu butegetsi bwa Kongo. Nk'ubwo inyandiko zose zaba izibanga n'izishyirwa ku karubanda n'iyo nama nyuma yo guterana zituma hari n'abavuga ko Seniko ariyo nteko ishinga amategeko ya Kongo. Dore impamvu. Kiliziya Gatolika muri Kongo igira arkidiocese 6 ziri hirya no hino muri Kongo Kinshasa. Izo ni Kinshasa, Bukavu, Kananga, Kisangani, Lubumbashi na Mbandaka Bikolo. Izi rero zikubirwamo diocese 48 n'amaparuwasi arenga 1500. Izi nzego zose za Kiliziya zirakora neza kandi zikagenzura ibikorwa byazo nta nkomyi umunsi ku wundi. Niba Kiliziya ibasha kugenzura ibice byose bya Kongo mu gihe leta ya Kongo yo aho ifite ubugenzuzi bwuzuye ari mu murwa mukuru gusa, bisobanuye ko Kiliziya ari ibasha kugira amakuru ahagije y'ibibera hirya no hino muri Kongo. Niyo mpamvu rero y'abepiskopi bose bateranye bagahuza amakuru yo mu bice bayobora, bihita biba urwego ruzi byose kurusha leta yabo. Ibi leta ya Kongo nayo irabizi neza, ku buryo ijambo rivuzwe na Seniko rihita riba umwanzuro ntakuka muri iki gihugu. Nk'ubwo mu 2018 ubwo Joseph Kabila yasabwaga gutegura amatora akarekura ubutegetsi kuko manda yari yemerewe zari zarangiye, ariko uyu mugabo akanga, byasabye ko Kiliziya ibizamo, nuko Seniko imusaba gutegura amatora vuba na bwangu kandi bihita bishyirwa mu ngiro, amatora araba. Byemejwe rero ko icyo gihe ababishop ari bo berekereye komisiyo y'amatora uko ibintu bizagenda. Ikindi, indorerezi za Kiliziya nizo zari zubashywe kurusha izindi. Ibyo bikomeza kwemezwa ko Kiliziya Gatolika ifite ijambo ry'ibanze muri politike ya Kongo, ku buryo abashakira ibisubizo ikibazo cya Kongo bagomba kubanza guca kuri Kiliziya yibitsa amakuru menshi, ikanagira n'ubunararibonye mu byabaye n'ibizaba muri iki gihugu. Gusa ibyo kwivanga muri politike bya Kiliziya byagiye bituma hari abayobozi ba Kiliziya bapfira mu bikorwa bya politike. Urugero rutazibagirana ni Archbishop Christophe Munzihirwa wa Bukavu. Uyu yishwe tariki ya 29 Ukwakira ku 1996. Umwanditsi Lisa Zengalini wa Vatican News yemeje ko uyu musenyeri ngo yishwe n'abarwanyi b'u Rwanda bafatanyije na Laurent Desire Kabila mu gihe cy'intambara cyo gukuraho Mobutu. Gusa uyu mwanditsi nawe ntiyatinye kuvuga ko mu byo yazize harimo no kwivanga muri politike, atanga ibitekerezo n'ibindi bitashimishije uruhande yavugaga. Kwivanga muri politike ya Kongo kwa Kiliziya Gatolika kandi abantu barabyibuka ubwo Perezida Felix Tshisekedi yatorwaga, ku iyi Kiliziya yo yemeje ko uyu nguyu atari we watsinze amatora, ahubwo ko umukandida bari bahanganye Martin Fayulu ari we wegukanye intsinzi. Ariko ibi nabyo ntacyo byatanze. None kuki ntacyo byatanze kandi kwivanga muri politike kwa Kiliziya Gatolika muri Kongo twagiye tubona ingaruka zabyo? Ibi nabyo bifite igisobanuro cyabyo dushobora kuzagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ku musozo rero, kwivanga muri politike ya Kongo kwa Kiliziya Gatolika byagiye bitanga umusaruro nk'uwo guhuza impande zagiye zihangana, maze bagasinya amasezerano yagiye atanga agahenge mu gihe gito. Ikindi, Kiliziya yagiye igira uruhare mu gutanga uburezi n'ubuvuzi ku baturage benshi ba Kongo, ukongeraho no komora ibikomere mu by'umwuka ku babyizera batyo. Ibyo byose ni byo gushimirwa, ariko abenshi bakayisaba kuguma mu mbibi zo kwigisha no gukora ibikorwa byo kogeza ubutumwa n'ibindi bigendanye no kuzana amahoro mu bantu. Ariko ibyo kwihugikana imitungo ya Kongo, kwivanga muri politike no gukora ubutasi bikaba ingesa abakurikirana hafi bya Kongo basaba Kiliziya kwihana. Ibyo bibaye, Kiliziya igatanga umusanzu wayo mu guhuza abahangana no gutanga amakuru ifite ku bijya mbere hose muri Kongo. Byemezwa ko umuti w'ibibazo bya Kongo waboneka, maze abanyekongo nabo bagaturwa imitwaro y'intambara no kuzinga karago. Mu biganiro nk'ibi turacyagaruka kubibona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kuba mwakurikiye iki cyegeranyo, naho utaha.